Igitabo cy'umubwiriza igice cya mbere. Ibintu byose nta kamaro. Amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye i Yerusalemu. Umubwiriza aravuga ati, ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira, hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka. Izuba naryo rirarasa rikarenga, rikihutira gusubiraho rirasira. Umuyaga uhuha werekeye ikusi, ugahindukirira ikasikazi, uhora unyuranamo mu rugendo rwawo, kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja ntiyuzura. Aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. Ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa. Ijisho ntirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Mbese hariho ikintu cyavugwa ngo, dore iki ni inzaduka? Nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Ubwenge nabwo nta kamaro. Jyewe umubwiriza nari umwami wa Isirayeli i Yerusalemu. Nakomeje umutima wanjye gushaka no kugenzurisha ubwenge, kugira ngo menye iby'ibintu byose bikorerwa munsi y'ijuru, n'umuruho mubi Imana yahaye abantu ngo bawuruhe. Nabonye imirimo yose ikorerwa munsi y'ijuru, kandi mbona byose ari ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibigoramye ntibigororwa, kandi ibyabuze ntibibarika. Nibwiye mu mutima wanjye ndavuga nti, dore niyunguye ubwenge bwinshi kurusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Ni ukuri umutima wanjye wabonye ubwenge bwinshi no kumenya. Nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa, menya yuko nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge yunguka n'umubabaro. Igitabo cy'umubwiriza igice cya kabiri. Ibihimbano n'ubutunzi nta mahoro bitera. Nibwiye mu mutima wanjye nti, henga nkugerageresha ibyishimo, nuko ishimire kugubwa neza. Maze mbona ko nabyo ari ubusa. Navuze ibyo guseka nti, ni ubusazi, n'iby'ibitwenge nti, bimaze iki? Nashatse mu mutima ko nakwishimisha umubiri wanjye vino, ariko ngo umutima wanjye ukomeze kunyoboza ubwenge, ngashaka n'uburyo nakora iby'ubupfapfa, kugira ngo menye icyo bumarira abantu babukorera munsi y'ijuru mu minsi bakiriho yose. Nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo izitiwe, nyiteramo ibiti by'amoko yose y'imbuto ziribwa, nifukuriye amariba y'amazi, kugira ngo nyavomerere imirima yororerwamo ibiti. Niguriye abagaragu n'abaja babyarira abandi mu rugo rwanjye, kandi ngira ubutunzi bwinshi bw'amashyo y'inka n'imikumbi y'intama, ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Nirundaniriza ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye ku bami bavuye mu ntara zose, nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'ab'abagore, n'ibinezeza abantu, n'ibicurangwa by'uburyo bwose. Nuko ndakomera kandi ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose kunguka, nkomeza n'ubwenge bwanjye. Kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose, nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye, kuko umutima wanjye wishimiraga imirimo yanjye yose. Ibyo ni byo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Nisubiramo ngo ndebe ubwenge n'ubusazi n'ubupfapfa. Mbese uzasimbura umwami azabasha gukora iki, keretse ibisanzwe bikorwa? Nuko mbona ko ubwenge buruta ubupfapfa, nk'uko umucyo uruta umwijima. Amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we, nawe umupfapfa agenda mu mwijima atabona. Nyamara nabonye ko amaherezo ya bose ari amwe. Niko kwibwira mu mutima nti, ibibe ku mupfapfa nibyo bizambaho, none se kumurusha ubwenge byamariye iki? Niko kwibwira mu mutima nti, ibyo nabyo ni ubusa. Erega umunyabwenge ameze nk'umupfapfa, nawe ntiyibukwa iteka, kuko mu bihe bizaza bose bazaba bibagiranye. Erega umunyabwenge nawe apfa nk'umupfapfa. Niko kwanga ubugingo, kuko imirimo ikorerwa munsi y'ijuru yamereye nabi. Byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira umuntu uzansimbura. Kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge cyangwa umupfapfa? Nyamara azategeka imirimo yanjye yose nakoze, ngaragarizamo ubwenge munsi y'ijuru. Ibyo nabyo ni ubusa. Nicyo cyatumye nisubiramo, ngahebya umutima wanjye ku miruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga, nyamara azabisigira utabiruhiye, bibe umurage we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni ibibi bikomeye. None se umuntu akura iki mu miruho ye yose no mu by'umutima we washishikariye munsi y'ijuru? Kuko iminsi ye yose ari agahinda, n'imiruho ye ari ishavu, ndetse na nijoro umutima we nturuhuka. Ibyo nabyo ni ubusa. Nta kigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka mu miruho ye.
nabonye yuko ibyo nabyo biva mu kuboko kw'Imana. None se ninde wabasha kurya no kwinezeza akandusha? Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde abone ibyo guhunezeza Imana. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Igitabo cy'Umubwiriza, igice cya 3. Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose, kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose, ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho, kandi Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. Ikiriho cyahozeho na kera, kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Maze kandi nabonye munsi y'ijuru aho kubona imanza zitabera habaye ibyaha, ahahoze ibyo gukiranuka, ibyaha niho byasubiye. Niko kwibwira mu mutima wanjye nti, Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Nibwiye mu mutima nti, bimera bityo kubw'abantu, kugira ngo Imana ibagerageze, kandi ngo bimenyeho yuko nabo ubwabo bameze nk'inyamaswa. Kuko ikiba ku bantu ari cyo kiba no ku nyamaswa, ikibibaho ni kimwe, nk'uko bapfa niko zipfa. Ni ukuri byose bihumeka kumwe, umuntu ntacyo arusha inyamaswa, kuko byose ari ubusa. Byose bijya hamwe, byose byavuye mu mukungugu, kandi byose bizawusubiramo. Ninde uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru, kandi akamenya yuko uw'inyamaswa umanuka ukajya mu butaka? Nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi. Umuntu kunezezwa n'imirimo ye, ibyo ni byo mugabane we. Ninde wamugarura ngo arebe ibizaba mu nyuma ze?